Umunsi wa kane, waremewe kubaho iteka. Imana yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mutima w'umuntu. Umubwiriza ibice 3 umurongo wa 11. Ntabwo Imana yari kurema ikiremwa gihambaye nk'umuntu ikiremeye kurama umunsi umwe gusa. Oya, ntibishoboka. Umuntu yaremewe kubaho iteka. Ntabwo kubaho bigarukira kuri ubu buzima. Ubuzima hano ku isi ni nk'imyitozo y'abakinnyi bitegura kwerekana igitaramo. Uzamara igihe kinini hakurya y'urupfu mu buzima bw'iteka kuruta igihe uzamara hano ku isi. Hano ku isi ni mu rwambariro, ni nko mu ishuri ry'ikiburamwaka, aho witoreza kuzabaho mu bugingo bw'iteka. Ni imyitozo ibanziriza umukino nyakuri, ni ukwishyushya mbere y'amasiganwa nyirizina. Ubu buzima ni umwiteguro w'ubugingo bw'iteka. Nuba umurame uzamara imyaka 100 hano ku isi, ariko uzamara imyaka itabarika mu bugingo buhoraho. Iminsi yawe hano ku isi ni nk'igihe cyo guhumbya, nk'uko umuhanga umwe witwa Sir Thomas Brown abivuga, kuko ubundi waremewe kubaho iteka. Bibiliya iravuga ngo Imana yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mutima w'umuntu. Muri wowe harimo icyifuzo waremanywe cyo gushaka kubaho iteka. Ibyo biterwa n'uko Imana yakuremye mu ishusho yayo ngo nawe uzabeho iteka. Nubwo tubizi neza ko amaherezo buri muntu ashyira agapfa, urupfu iyo ruje twumva ari ishyano tugushije kandi ndetse ari n'akarengane. Impamvu twumva twagombye kubaho ubudapfa ni uko Imana yashyize mu mitekerereze yacu bene icyo cyifuzo. Hari umunsi umutima wawe uzahagarara gutera. Ibyo bizaba ari iherezo ry'ubuzima bw'umubiri n'igihe cyawe hano ku isi, ariko ntabwo ibyawe bizaba birangiriye aho. Umubiri wawe ni ubuturo bw'igihe gito bw'umwuka wawe. Bibiliya ivuga ko uyu mubiri ari ihema, ariko umubiri wawe w'iteka Bibiliya ikawita inzu. Bibiliya ivuga ngo igihe iri hema dutuyemo ari wo mubiri wacu hano ku isi nirisenywa, Imana izaba idufitiye inzu mu ijuru yo guturamo. Inzu yatwubakiye yo ubwayo, inzu itazashira yo mu ijuru. Ubuzima bwa hano mu isi butanga ibintu byinshi byo guhitamo. Ubuzima bw'iteka bwo butanga ibintu bibiri gusa: ijuru cyangwa umuriro. Uburyo ubana n'Imana hano ku isi nibwo buzaguhesha uko uzabana nayo mu bugingo buhoraho. Niwiga gukunda no kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo, uzaba wihesheje ubutumire bwo kuzabana nawe mu buzima bw'iteka. Ariko niwirengagiza urukundo rwe, imbabazi n'agakiza, uzamara ubuzima bw'iteka kure y'Imana. Lewis yaravuze ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu: ababwira Imana ngo byose bibe uko ushaka, n'abo Imana ibwira ngo ubwo ari uko ubyifuza ngaho byose bibe uko ushaka. Ikibabaje ni uko hari benshi bazabaho ubuzima bw'iteka badafite Imana, kuko bakiri hano ku isi bahisemo kubaho badafite Imana. Iyo umaze gusobanukirwa neza ko ubuzima burenze ibyo tubona hano ku isi, ukumva neza ko kubaho ku isi ari umwiteguro w'ubuzima bw'iteka, nibwo uzatangira kubaho uburyo butandukanye n'ubwo umenyereye. Icyo gihe uzatangira kubaho utumbiriye ubuzima bw'iteka, kandi ibyo bizahindura uburyo ubona imibanire yawe n'umuntu uwo ari we wese, buri murimo ukora n'ibyo unyuramo byose. Uzajya kubona usanga ibikorwa byinshi, imigambi ndetse n'ibibazo wajya guha agaciro byahindutse ubusa, nta gaciro ndetse rwose bidakwiye no kugutesha umwanya. Uko ugenda urushaho kwegera Imana, niko ibintu byose bihinduka bito cyane. Iyo ubaho utumbiriye ubuzima bw'iteka, ibyo uha agaciro nabyo birahinduka. Umutungo wawe n'igihe cyawe utangira kubikoresha mu buryo bufite ubwenge. Uha agaciro kanini imibanire yawe n'imico y'umutima kuruta kumenyekana, kurundanya ubutunzi, kugera kuri byinshi cyangwa kwinezeza. Ibyo ushyira imbere birahinduka. Kugendana n'ibigezweho, gushiturwa n'ibiharawe cyangwa ibyo abandi bashidukira ntibiba bikigutwara umutima. Pawulo yaravuze ngo ibyo najyaga mpa agaciro kanini ubu mbibara nk'imburamumaro kubera ibyo Kristo yankoreye. Niba igihe uzamara hano ku isi ari bwo buzima, nakugira inama yo kwihutira kuburya bigishoboka. Icyo gihe waba ufite uburenganzira bwo kwirengagiza imico myiza n'ubunyangamugayo. Nta n'impamvu yaba ihari yo guhangayikishwa n'ingaruka z'ibyo ukora.
waba ufite umudendezo wo kwiberaho uri nyamwigendaho, kuko ibikorwa byawe nta ngaruka byazakugeraho mu gihe kizaza. Ariko kandi ibi ni byo bihindura byose. Urupfu ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Ntabwo urupfu ari ryo herezo ry'urugendo rw'ubuzima bwawe, ahubwo ni irembo rikwinjiza mu buzima bw'iteka. Niyo mpamvu buri kintu cyose ukora ukiri hano ku isi kizagira ingaruka mu bugingo bw'iteka. Buri kintu ukora ukiri hano mu isi ni nko gucuranga umurya w'inanga ukazirangira mu buzima bw'iteka. Ikintu cyangiza ubuzima bwa benshi muri iki gihe ni ugutekereza ibya hafi biboneka gusa. Kugira ngo ukoreshe ubuzima bwawe neza, ni ngombwa gutumbira ubuzima bw'iteka mu bitekerezo byawe, kandi ukabika mu mutima wawe ibanga ry'agaciro kabwo. Ubuzima burenze cyane ibyo tubonesha amaso hano none. Ibyo tubona none ni agace gato cyane. Igihe cy'iteka ni igice kinini gihishe tudashobora kubonesha amaso. Ese bizaba bimeze bite igihe tuzaba tugeze mu buzima bw'iteka turi hamwe n'Imana? Tuvugishije ukuri, ntabwo ubwenge bwacu bufite ubushobozi bwo gusingira ubwiza n'ubunini bw'ijuru. Ni nk'umuntu wagerageza gusobanurira urushishi uburyo interineti ikora. Byaba ari uguta igihe. Nta magambo dufite ashobora kuvuga mu buryo busobanutse iby'ubuzima bw'iteka. Bibiliya iravuga ngo ibyo amaso atigeze kubona, ibyo amatwi atigeze kumva, ibyo umutima w'umuntu utigeze utekereza, ni ibintu by'igitangaza Imana yabikiye abayikunda. Ariko Imana yagiye iduha kurunguruka tukabonaho agace uko bizamera mu buzima bw'iteka. Tuzi ko Imana irimo kudutegurira aho tuzaba. Mu ijuru tuzabonana n'abo twakundaga bapfuye bizera, tuzaba tutakibona imiruho n'imibabaro, tuzahemberwa ubudahemuka twagendeyemo ku isi, kandi tuzahabwa gukorera Imana tubinezerewe. Ntabwo tuzaba turyamye ku bicu bidutembereza mu kirere ducuranga inanga imitwe yacu irabagirana. Ahubwo kizaba ari igihe cyo kubana n'Imana ubudatandukana, kandi nayo ikatwishimira ubuziraherezo. Umunsi umwe tuzumva Yesu atubwira ngo, nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Lewis yashushanije neza ubuzima bw'iteka ku rupapuro rwa nyuma rwa Chronicles of Narnia, amateka ya Nariniya. Inkuru z'abana ziri mu bitabo 7, aho agira ati, kuri twe aho niho inkuru zose zirangirira, ariko kuri bo niho inkuru nyakuri yari igitangira. Ubuzima bwabo muri iyi si bwari nk'igifuniko cyangwa urupapuro rwa mbere rw'igitabo. Ubu noneho bari batangiye umutwe wa mbere w'igitabo cy'iyo nkuru y'igitangaza, inkuru itari yarigeze isomwa n'umuntu n'umwe ku isi. Inkuru izakomeza iteka ryose, kandi buri gice kikagenda kiruta ikikibanziriza kuba cyiza. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe hano ku isi, ariko byose ntibirangirira hano. Umugambi wayo urenze kure cyane imyaka 40 uzamara hano ku isi. Ibyo Imana yatubikiye biruta cyane umugisha w'igihe gito, ni umugisha urenze ubuzima bwa hano ku isi. Bibiliya iravuga ngo, imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Abantu benshi bibuka ko hariho ubugingo buhoraho iyo baherekeje abapfuye, ariko nubwo nabwo akenshi aba ari ibitekerezo bidafite ireme, aba ari imitekerereze y'amarangamutima bishingiye ku kutamenya. Wenda wibwira ko byaba ari ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe guhora utekereza urupfu, ariko mu by'ukuri ni ubupfu kubaho wirengagiza ko urupfu ruriho kandi ntawe rutageraho. Umuntu w'umupfu niwe waba hatiteguye ibyo twese tuzi ko amaherezo bizatugeraho. Niyo mpamvu ari ngombwa gutekereza kurushaho ku buzima bw'iteka aho kubwirengagiza. Amezi 9 wamaze mu nda y'umubyeyi wawe ntabwo yari intego yihariye, yari integuza y'ubuzima bwawe bw'uyu munsi. Ni nako ubu buzima ari integuza y'ubuzima buzaza. Niba ufite imibanire myiza n'Imana ku bwa Yesu Kristo, nta mpamvu yo kubaho utinya urupfu. Ni umuryango utwinjiza mu buzima bw'iteka. Urupfu ruzashyira iherezo ku mibereho yawe hano ku isi, ariko ntabwo ruzaba rushyize iherezo kuri wowe ubwawe. Aho kuba iherezo ry'ubuzima bwawe, urupfu ruzaba umunsi wo kuvuka kwawe uzajya wibuka mu buzima bw'iteka. Bibiliya bivuga neza ngo, iyi si si yo buturo bwacu, ahubwo dutegereje umudugudu uhoraho tuzaturamo mu ijuru.
Tugereranije n'igihe tuzamara mu buzima buhoraho, igihe tumara hano ku isi ni nk'umwanya wo guhumbya, ariko ingaruka zabwo zizahoraho iteka. Ibyo dukora muri ubu buzima nibyo bizagena uko tuzamera mu buzima buzaza. Twagombye guhora tuzirikana ko igihe cyose turi iwacu mu mubiri, tuba dutuye kure y'Umwami wacu. Mu gihe cyashize hari imvugo yari ihanze yabwiraga abantu ngo buri munsi ujye uwufata nk'umunsi wa mbere w'imibereho yawe iri imbere. Ariko urebye neza, byaba byiza kurutaho ubayeho buri munsi nk'aho ari wo munsi wawe wa nyuma ku isi. Matthew Henry yaravuze ngo umurimo w'ingenzi wa buri munsi wagombye kuba kwitegura umunsi wacu wa nyuma ku isi. Umunsi wa 4: gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: ubuzima bwacu burenze ibyo tubonesha amaso. Umurongo wo gufata mu mutwe: iyi si ishirana no kwifuza kwayo, ariko nukora ibyo Imana ishaka uzahoraho iteka ryose. Yohana wa mbere 2:17. Ikibazo cyo gutekerezaho: ubwo umaze gusobanukirwa ko waremewe kubaho iteka, tekereza ikintu kimwe wajya gukora wari ukwiriye guhita ureka, kandi utekereze n'ikindi utajya gukora ukwiriye gutangira gukora uyu munsi.